nukuri ko Imana se nkunda umuntu ntungura gutyo nyine mita numva ncanganye ikigo nase ndibaza ese mama wawe ni ikibazo kumbona izi bikubakurwa ni ikibazo se kandi surajya kumvisha ngendura umujyi nta n'ushaka kunsuhuza kumbaza impamvu yo kureba none se bebe kuntunguye ese kumbwiye ko ufitanye gahunda na nyoko bigenze bite uyu ni nyoko vipi sawa wowe bimeze bite kuri hano wowe se kuhari ugezaho kunyambika ibitenge nje iwawe nubwo buryo usigaho mfatamo ubwo wasanga azi kujya no mu mihango ndakora abashyitsi babo cyane noneho nibwo nyokaje mbona Kigali yose abagabo baba bagize ba nyoko amba aho ugiye kugira baka Netflix mugiye kunyica ngo iki bande bakwica aya mazi yabashyushya ahubwo urijyanamo tukujyane ndebana uzi icyo bita gukina n'umutima w'abantu nsubiza uzi icyo bita gutendeka amezi 6 umuntu akora akazi ko mu rugo ntiwanyuzwe n'amafaranga y'abakire ujya no kurya ay'abakozi bo mu rugo vuga se nyine urahamagara neza perezida na phone yanjye azaga ari amafaranga yanyu uri gukiniramo uretse tugiye kuguhana wowe ababwiye inzoka nyikiri nta soni abakobwa mwigize indaya bajya mwirirwa caraho ngaho nta soni uretse tuze tugwane munyegereze mbereke abakobwa mbereke icyo turajya tubakorera nterekera aho ngaho nterekera aho ngaho nkwereke muri aka gatebe ngo iki bande bakwica aya mazi yabashyushya ahubwo urijyanamo tukujyane urijyanamo tukujyane uyu mumbabarire mu bagira ute wewe waratubabariye nterurira uwo murezi nterurira uwo murezi mwerekere mana nterurira uwo murezi nkwereke iyoroshya ujye mu mazi utuje wowe asoni hano uravamo umaze kugarura buri kimwe watwaye hano urabyumva uravamo umaze kugarura buri kimwe watwaye uricuza ibintu wakoze ntabwo byateye urakina n'imitima 3 y'abantu bahagaze ndebana uzi icyo bita gukina n'umutima w'abantu nsubiza uzi icyo bita gutendeka umva umbwire mbarira mu amafaranga amaze kuguha ubanza uyansubiza iyi basi uremaramo amasaha 4 ese biratureba mumbabarire ntabwo nzongera nukuri ntabwo nzongera ngarurira yanjye nkubabarira waba uri kwicuza ibyo wakoze nukuri ntabwo nzongera irate basi ikibazo ndi kwibaza ni kimwe muri twe batatu bara ukunda nde muri twese tubwira uwanyawe nibwo buryo bwonyine bava muri aya mazi cyangwa twese dufata nk'ibifura biri aho ngaho no gukina natwe babona turi imbo tureba imana kuba umuntu aguha akazi akagwemba neza akaguha amafaranga y'umurengera agafata umwanya akaza mukaryamana wumva kuryamana nawe ari diru ya danje yatuma ugira abantu bigorye urumva ari we mukobwa uri i Kigali w'igitangaza nsubiza harya G iriya televiziyo wayiguza ngara ibora yanwaye ibiceri byinshi mana wavuze ngo yakoreye amezi 6 umuntu akora akazi ko mu rugo ntiwanyuzwe n'amafaranga y'abakire ujya no kurya ay'abakozi bo mu rugo ibyo nurabyumva subiza mwirya mwimara kugira ngo mushimishe anje tukangora ibintu mwiza je story yanjye nta nubwo irenze story y'uyu mujene niyo yanyije
harya story yawe ngo bimeze bite Anjye urumva n'undi video namukiniraga zo kumujyana gukorera Canada akubwira ko ari weho umugabo uzagaruka mu kabana ambwira ko n'ubundi uko nge ubundi still nibera Canada nuko waje mu Rwanda kuko yarambwiye ko ababaye ikintu cyitwa akazi mu buryo bushoboka muzi ijambo tugiye kumuha mureke twicare hano amasaha 6 ari muri aya mazi nta muntu ugukora utazanavuga ngo twaragukubise nta muntu n'umwe amasaha 6 kurwara twese ntiwaturwaje tanga impamvu itumuva muri ayo mazi ntabwo bizasubira 1 wabuze abantu bababaje man 1 guhera kuwa mbere singushaka ku kazi ubu birarangiye nje nawe akazi kararangiye sibyo sinababone kubaho kwawe birandeba ubundi uko wabaga usibye harya fone yanjye wayimpaye sawa iyi TV urayisiga cyangwa urayijyana wanyihereye nkaguha amagi ko nawe ngakeneye ko mu cyumba amezi 6 aracyafite umutima wo gutanga impano n'ibintu bibaye ese ikibazo twakomeje kutagisubiza muri twese ukundane vuga se nyine muri twese ukundane ubu no mujene akajene gashobora kuba kabasha buraje kagezayo kabisa oya babita banshimwe nshimwe byibura wari unakunzwe ko hano urimara kubw'umuntu wakundaga ako byibura wumvishe ko byibura ari we yakunda ase wagira amafaranga ukagira na gahunda aba ni banshimwe nshimwe bambwira nuno twipobere tumerana amasaha 6 tureba avana ukiye urese ajya muri gahunda ziwe uyu murezi byibura nubwo ndumvishe ko wankunda umuntu yanakubabarira kibi nuko wabikora nta rukundo ugira hanze ubwo aka karezi kakundaga umuntu reka tubasigare n'imbwa twigende twe duheze n'ubundi zararyoshye nigahitamo kukababarira nahitamo kurubabarira kubabarira natabita amabyoro gusa uzanyire nawe uyu mupanditsi diva uri murababaza baby ça va kunungwe biracamo utari wambwiye kuri buze se se ni ngombwa sheri none ese gute se ko mbona ndashaka kunyishima meze neza karibu cyane yego ko mbona wigiza kukiza ni bisanzwe long time show nuse bebe nuse kukinungwe nuse kutari wambwiye kuri buze yego ko Yesu Kristo kabiri kanga se nkumenyesha ko ndi muza nta kibazo sasi wanje koko uko nkumbuye mba ngomba guhitangira ute nzakureba ahubwo bimeze neza meze fresh wowe se ntabwo meze neza wambaye akantu keza shana ngukumbuye cyane wabwira wagiye ureka ikizi mbese ona ni weekend mba nicaye nkumva umubiri urakumva wari uvuga kankugereho se ntabwo ari bubibwire bemva mubwira ejo twari mu kazi nimugorana nakubwiye ngo isi nabwo miliyoni 3 subyibuka yego zima none se sinakubwiye ndaza kuza tuyamwemo basi unteguje sinakwakira no nakubwiye ndaza tuyamwemo ariko nubwo ari wambwiye ko ari umuntu wese nuse baby kangahe utamenyesheje nese ubundi ufite ikihe kibazo kuba mpageze ahubwo umeze neza yabe meze neza yego umva mubwire ngenda ndashaka ko tuba turi hano
no kuwa mbere nkazaguha konti kujya ku kazi. Ntabwo yumvishe ndashaka ko tuba turi hano no kuwa mbere ngiye nzaguha konti ntituzajya kwa mbere ntabwo nzakora. Yego. Ariko se iki se kutabyishimiye? Ndishimye. Se bebe ngira niba udashaka ko mba ndi hano nigende tuzahure ku kazi. None se ikibazo ufite ni iki? Aze ko mbona utari hafi. Ndi hafi ndahari. Isura nta kibazo mfite. Yego. Ko nkumbuye se tubigenze gute? Baby. Twikomereza. Baby. Kuno ntabwo ndasobanukirwa impamvu nyine ntunguye gutya. Nawe rero umaze gusaza kabisa. Ese reba haza hafi ibyumweru bitatu turi mu kazi kenshi ntabwo duheruka kubonana ngo twisanzure. None se ku buryo wazo ntunguye gutya? Ese ibintu biri fair koko bebe? Kuba ngutunguye ndica amande ndagusigira cash njya kugenda. Si fresh? Okay. Ndagusigira cash. Basi gato nyine. Ukora iki se? Taje. Umeze neza ariko. Ese ngoro wanjye none yabayikira. Nyine naraye umutkunja ntabwo nari meze neza. Niyo mpamvu uri kubona nyine sa nk'umuntu uri wanyweye se. Ariko nyine ariko bwonje buriya ndakuruhura sibyo se? Sibyo? Ndimo ndatekereza nta kuntu naguhaga promotion mu kazi anakongeza n'umushahara. Urabyumva ute? Si birenze? Wano kunani bakobwa bose mu kazi baba bagufitiye agashyari. Ntugakunde nawe nyine kubereka ko hari ikintu tuziranyeho ujye ubitwara gake nk'umuntu w'umusirimu. Sibyo? Okay. Ko wikomeje ariko bimeze bite? Ko numva utoroshye. No se bebe. Yes baby. Ejo bundi nyine hari ikintu wari wanyemereye gusa nyine sinzi impamvu nyine kitabaye. Igikisho. Uribuka nyine yego nyine ejo bamuhaye amafaranga. Yego. Akuribuka cya kibazo kindi nari nakubwa kandi n'ibintu bitandukanye. Urabibona nyine amafaranga yo gukoresha umva nyine gushopinga imyenda bishyashya. Ase baby sikwitaho bihagije. Hari ikintu ujya nkwima? Kwanza last time wanampromise kuraza muri office n'umugoroba ukama bizu utayemaye tuyihereho ubundi tubone kuganira. Tuyihereho oya. Tuyihereho tubone kuvugana ibintu by'amafaranga. None se kuki ushaka kumfatirana? Mbwira rero mbwira utwo tuntu. Oya! Dusubaze. Uretse nyine go kwicara. Tugende uhambwire. Babe! Se ko mbona udashaka kumva. Oya baby tuza. Ariko se ko mbona ufite wasi ndagukumbishe rero. Se ko mbona utanshaka. Nigendere. Baby, ako nakumenye ni munsi niribona. Okay, we kaga promise ko muri office tugahereho basi. Oya baby, nyine. Ese baby sinakubwiye ko ntameze neza ntabwo uri kubona ko ntameze neza. Ndabona ntazi ibya hano nihera amazi mbanze mbimanuze. Ndabona ntazi ibintu mbereyemo kazi. Reko muzanye amazi. Njyewe reka no kundakaza. Ako urabona wakurana ukuntu uri kwitwara. Erega ntabwo byabura. Wanunguye umunsi ntabwo ugeze umenyesha. Kugutungura se singe ntone se niba nagutunguye sinahageze. Nose bebe. Wowe. Nyine nawe nukuri ko Imana se nkuru umuntu ntungura gutyo. Nyine mita numva ncanganye kibone se ndibaza ko twizerana kucyo utabimbi. Wanyira kantu koko. Nyine banzo. Eba kubyo none wambaye neza. Banzo nyumve. Iki se? Already nukuri ko Imana seriyo umuntu antunguye. Tutari dufitanye gahunda. Ndabona ntari buze kubasha gukomeza kwinginga ubwo rero ndaje nigendere. Ubwo ntabwo nshaka ariko ubwo nawe guhera ku wa mbere urajya umbona ikintu ari uko nteguje ukwezi. Oya ntabwo bino binshimishije. Oya reka twumvikane kubera ko nyine uri kubona ko
sheri warasaruye urabona ameze neza ntabwo ameze neza mbona umeze neza aho nambaye neza iri mu kibada ni iki kintu kiri gutuma unyiyaga ntabwo umeze neza mu mutwe nese simpari ngo nguturishe nyine none se wowe uri umuti ngira ikintu cyananiye amafaranga kikananira njyewe ndahari n'amafaranga turayafite ngaho basi meza amafaranga ngiye kujya kwa muganga se sinakubwiye aho nyaguhera kwa muganga nanjye ntayasohoka ntarakubona nje mfite urukumbuzi uri kunyaka amafaranga kandi ibintu ubwenda kumeje guhera ku wa mbere ikintu ndajya nguha urajya wandika lettre uyizane muri office accountant bayisinyeho mbone kuguha amafaranga ibikisi wese kubinkoza basi reka nkuzana maze wenda ariko so wajya utekereza reba ibintu byose ngupanga oya winsekera hano narakaye akakagize urakana se kuki utaburagira oya ntukaburage n'ibintu bizima ariko urafata turabasirikare kurya dukunda nk'abasirikare urafata ibintu by'amafoto ukabizana mu rukundo ibiki by'amafoto reka njana amazi Divi garukana ariko ntukabone dukundana ngo ugire ngo nta ujya wobuka ariko ndi boss wawe si nkuba hari ubwo basi ngusuzugura ubu so nkoreye ibiki hano hari agasuzuro karenze aka wari wanenya amazi wowe wari wankenera ukambura mbwira hari service urankeneramo ngo mbure singuha amafaranga iyi nzu ubamo sinyishyura so ufite konte bloke kiriho amafaranga yo kuzazigamira umwana tuzabyara so ufite imodoka ugendamo ufite ikihe kibazo ku buryo ngengera hano numva ngukumbuye ukankiraho full stop birambabaje full stop ariko uzi ibintu ukoze nanjye njye ngwa buri kimwe ari uko wabanje kugira ute kunyandikira amalettre yego wagiye ukura koko uzi urumva ari ikindi kiba kinzanye hano aha ni mu kazi se turi kuri office basi mbabona reba n'ukuntu ari nsanze wabyambare wambaye utuntu twiza siko wikanga dusubize inyuma se twikosora ngwino tugende oya nyine ako wibuke ko nameze neza ibyo byire tukigera aho byagenewe urahita umera neza oya reka nkuzanira amazi reka basi ngene nguterura oya nukuri kandi nabikubwiye ko nameze neza pe kandi sinzi impamvu utari kunyuma ese hari ubwo ubona uyu munsi umeze nk'indi minsi kuki utari kunyuma zara amazi hariya ni mwere ubundi wenda ndabona ntazo gukora ibyo bintu kandi ahita nanigendera uzongera kumvugisha nawe wisha kuye ese bebe kuki uzongera kumbona mu maso yawe wisha kuye subaye urabizi uri rwose undi kandi urabizi neza ko byabyaye ikibazo ntangira umusore ko mu nzu hajya hazamo umusore we nk'umuraje ese bebe haguruka ese mama wawe ni ikibazo kumbona asakuza kuri mwiza ese bebe haguruka ni ikibazo se kandi urajya kumvisha ngendura umugi ibyo ngibyo bimaze nyuma haguruka wibwira ubu ni ikibazo ko iruhande rwa mama byagenda bite ariko uruzi turavuga ntabwo turi butinda nese uruzi ubundi uri muzima mu cyumba cyanjye basi jya mu cyumba cyanjye ese bebe oya surprise babe kumbuto bwabaye ntabwo ushaka kunsuhuza kumbaza impamvu yo kureba none se bebe ko nkunguye ese babe kuza kureba ni ikibazo ese utaneguje kandi nabwiye ko ari surprise tumaze iminsi tumeranye neza kuza kureba ntakubwiye ntabwo ari ngombwa kandi
nzi wawe none se ko nahise kugenda mu mwanya hari gahunda nari mfite nyine usigagira gahunda ntumbwiye baby none se baby ntabwo ari umuntu mukuru ni ngombwa ngo buri kimwe cyanjye cyose nyimenyeshe uzi impamvu ibi bintu nabikoze ntabwo uzi gahunda twari dufitanye ya diri yawe nanjye kukubwira ko yaciyemo nibyo byari binzanye none uburyo uri kunyakira ndi kubona ko usa nkaho nakoreye ubusa ntabwo nyine wakoreye ubusa ariko nyine hari gahunda nari mfite ntabwo nyine nayivanga nyine n'izindi gahunda nari mfite guhana famiye ese urumva nareka guhana famiye ubu ngubu ugiye kundutisha famiye uzi n'ibintu nari kwirukamo kandi byawe bigufite n'inyungu yego bifite inyungu ariko nakuzizenyije kumujya reka tugire igisigaye reka dusohoke twari ko gahunda njye nawe nicamo uwo munsi ugomba kuza tukabyishimira mama dufite guhura uyu munsi urumva mbisubike ngambira mbisubike none se bebe urabona ntanyambaye nagiye kuba ugiye ni kimwe ariko kuba ufite nanjye kunshinga ku byo nakoze ni kimwe ngambira mbisubire neza iriya diri twari dufitanye ntanakubwiye uko byagenze mbisubire rero ngambira niba utanshaka babe why okay ese kumbwiye ko ufitanye gahunda na nyoko bigenze bite uyu ni nyoko vpv ni sawa wowe bimeze bite kuri hano wowe se kuhari bihuje nakora icyaha uyu ni we nyoko ko mbona wambaye amapantaro uvuga ijwi ry'abagabo ubyara gute abakobwa njye ntabwo hano nje kureba umwana wanjye kandi ikindi wibuke ko njye ntabwo ndi umumama niba uzi kureba neza isura ni iy'abamama hari umumama usa nkanjye ahubwo wowe nkakubaza urakora iki hano waje kuvuga make ndabona wiyambitse nka twa tujere tw'udupfubuzi sinzi ngo ukora iki muri uru rugo ibyo kuvuga ariko aha ni iwanjye iyi nzu ndayishyura uyu ni umugore wanjye Ni iwawe. uri iwawe. nkandi ni iwawe kwa sheri wanjye nanjye ubwo ni kwa sheri wanjye none ahubwo ikibazo ngwino nakubaza hano wowe wowe risere mu byo uvuga ariko nawe ndaza kugarukaho nyuma wowe banza umbwire ibyo uvuga uri seriye ahubwo wowe uri seriye ntari seriye se ubu tuwahuriye gute ntabwo nje ndangisha hano ushora hano ni ahantu mpora ushora ngahe kuri uyu mukobwa wasanga wishora nyakubye nka gatatu kugira ngo mve urwego ibintu biriho uyu niwe nyoko wambwiraga diva 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 ntabwo unyumva urimo uramubaza akaboko ntabwo unyumva afite icumu afite icumu niba byose nawe ndakugunda bro byose twabwira ko nta kuntu umuntu ushaka kuzamo hano diva diva uyu nguyu arimo aragonge mbwiriza ukuri ngo uyu nguyu umupandiki diva diva urimo uramubaza nta muntu ujya gukora ariko mbwiriza ukuri uyu mupandiki uyu ni iki cyawe kutari wambwiye ko ufite umuntu w'umugabo mwinoze kutabibwiye mbere hose duhura ukwakira muri vugishwa vugishwa nta muntu ugira sobanura biri kubera vugishwa mbese ko umuntu ureba nk'agaturumye ubaye iki vugishwa bande bangahe ushobora gusobanura ibintu biri kubera hano hakunze ko ari iwawe konzi ko nta mugabo washatse kari ubwa mbere mpuye n'umuntu mu nzu yawe gutya mu buryo butunguranye ibintu biri kubera hano ni ibiki ni kuba utari warambwije ukuri kumbeshya byakumariye ziriya gahunda zawe ngiye guhita zivamo oya ntabwo wabikora babari ni kuri neza amakiriro baba nimba ari uteze amakiriro mbwira ibintu bikiri kubera hano uriya ni uriya ni ni igiki cyawe ni musaza wawe ni mwene wanyu ndamwe nsobanura mbwira mu make ni igiki cyawe uri kuza mbaza mu gihe we ndimwe nanjye ndi nyina ma weza si uri nyina twambwiye ugezaho kunyambika ibitenge
ugezeho kunyambika ibitenge by'iwawe nubwo buryo usigaye umfatamo ubwo wasanga azi kujya no mu mihango nubwo buryo usigaye umfatamo ziriya gahunda ndazihagarika barabasi ubu turi inshuti zisanzwe ariko babarira ntabwo bikunda babarira ntabwo bikunda utarambwira icyo uno musore ari kumara hano mu ino nzu ntabwo biri buvemo Musa rero nta kundi twese ubwo tubaba wese yakubwiye ko ndinde nanjye ngo ndi nyine ntacyo nakimubwiye rero kumbwiwe njye numvaga ari umukobwa wibana ntegera ibintu byinshi mu buryo bushoboka none ibintu namufashaga ntabwo wabibara bro uyu murezi namwongerera umushahara ni ukuvuga ngo ni we bosi we mugurira fone ejo bundi genderaho abashyitsi bawe jya kuri abashyitsi bawe cyane noneho nibwo nyokaje mbona Kigali yose abagabo baba bagize ba nyoko mugabo uko yaba so yaba nyoko ubu turafite se n'ukuntu ari icyana cyiza sha nta bwiza mbona bwiza bufite amba aho ugiye kujya ureba ka Netflix bro ibyo bintu noneho ngiye birandenze mu byisigariremo kabisa yabibona amafaranga yanjye nyine utangiye kuyatumizaho amateleviziyo ejo uyu murezi kazi namuhaye amafaranga uranashobora kabisa bebe abantu ni bande ko ndi kubona nazi byabo mu biki musubize niwe wari kubaza njyewe ndiki musubize abati turi bande ko mbona hano mu nzu habaye isoko buriya ninde uyu ninde baragenzwa n'iki neza ngiye ikibazo nshaka kwibaza utambwira ko uyu nawe ari uwa gatatu nawe kujya mu maguru ako ubundi uratekereza iki gikobwa utansubiza bivuga ngo zarenze ijana ikintu kimwe gihari twese dusa nkaho hano yatugize ibigoryi hano turi njyewe ndirya nkimara amezi 6 yose arashize nkunze mutunguye muzanira impano nze nsange muri salon yawe ni ukuvuga ngo ino mpano umaze amezi 6 uyibikira ukora izi zero 6 nyivuga twimenyanire ukora ikirata iyi ntabwo mbayishe nikorera akazi ko mu rugo amezi 6 Gone muzaniye impano uvuga ngo umukozi wo mu rugo niwe mubirimo warangiza ugakinisha umuntu nkanjye ngo umushake ngo akazi ngo Canada ngo mushakire ibiki ugakina nanjye ugakina n'amarangamutima yanjye untendeka abakozi bo mu rugo wumvisha urwego ubukiraho none nageze hano numva bari kunyambika nageze hano numva bari no kunyambika ibitenge nurwo rwego usigaho mfata njye nitwa Salmix bakwita njye Fisto bite kadogo cyangwa sheribo ako njye akenshi muvu zanjye zibera Canada kuko twari twahuye hari unandi kumushugurikira ngo ajye gukorera Canada ubu nibyo naraje kumubwira ako reba ubugoryi musanzemo nagakozi kanye ndagakoresha ku kazi we n'umukozi wawe ntabyo yari yarambwiye ko nta kazi afite ubu nijya mumenyaga na moga amafaranga menshi ashoboka Charan uwo yumvira ntumubona se vuga ngo umukozi wo mu rugo ni buryo umwana twese twamenaga amafaranga tumumenyera buri kimwe twakundi nyine ngo turashobora sobanurire ibintu biri kubera muri n'abatarabivunikiye ase bazi vugisha ukuri wari ubizi ko ari umukozi wo mu rugo ase kutavuga wabaye ikiranye ngo yarabizi aho ibaze revo yagushyiragaho uri bosi we niyo yanshyiragaho reka iki gikorwa tugikubita ndabona kandi ari n'akaje wakubise ubwo rurezi mbere yo kumukubita umanze mu muganiriza mu mazi ari gutekereza iki inde kuko kuva namubaza nacyo naransubiza
kutavuga wabaye iki? mbabwire muze mbabwire musige iyo ndaya muze mbabwire ahubwo nizere ko nanjye akanya agiye gutabirangira. None nyuma y'ibibaye n'iki cyatuma dusubira? Mbabarira ndisubiraho. Ubisubiraho mu bwenge buryo? Ndahinduka ntabwo bizasubira. Ako umuntu wabuze ukuntu mbabaje. Njyewe nawe ibyanjye nawe birarangiye. Mbabarira nukuri mbabarira. Ntabwo bizasubira. Basi mbabarira ntabwo bizasubira. Ahubwo numara kumenya icyo ushaka uzashyira ubwenge ku gihe. Basi mbabarira. Ndetse na televiziyo urayijyanye. Ndayijyanye ko. Ntaze kubera iki televiziyo uyijyanye. Nsigaye n'uwanjye. Mbuze urukundo, mbuze amafaranga, mbuze byose.